nk'uko byateguwe n'abahutu b'abahezanguni bo muri Hutu Power. Umugambi wa jenoside wari uwo gutsemba abatutsi b'ingeri zose, kuva ku bana bari bakiri mu nda z'ababyeyi babo, impinja, ibisekeramwanzi n'ibitambambuga, abana bakiri bato, ingimbi n'abangavu, abagabo b'ibikwerere n'abagore b'amajigija, ndetse n'abasaza n'abakecuru rukukuri, badasize n'abafite ubumuga bwabo bwo ku mubiri no mu mutwe. Umututsi wese aho ava akagera yagombaga gupfa. Niko abateguye jenoside ndetse n'abashyize mu bikorwa bari barabipanze. Muri uwo mugambi rero wo gutsemba abatutsi gutyo, byakorwaga umunsi ku munsi kuva ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 kugera iminsi 100 yakurikiyeho yose irangiye. Buri munsi abatutsi baricwaga. Bahaye ikaze. Ku itariki ya 13 Mata umwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi yarakomeje mu gihugu hose kandi ku ntego imwe: gutsemba abatutsi ntihasigare n'uwo kubara inkuru. Muri uwo murongo, kuri uwo munsi habaye bumwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu zahoze ari perefegitura za Kigali y'umujyi, Kigali ngari, Gisenyi, Kibungo, Cyangugu, Kibuye na Gikongoro. Uwo munsi habayeho iyicwa ry'abatutsi mu murenge wa Nyamirambo, mu kigo cy'ishuri cya Saint Andre ndetse no muri kiliziya yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga. Ahiciwe abatutsi benshi bari bahahungiye baturutse mu bice bitandukanye bya Butamwa, Nyamirambo, mu duce twa Kivugiza, Mumena, Nyakabanda, Rwezamenyo, Kabusunzu, Nyarugenge mu Biryogo n'ahandi. Bamwe muri bo bagiye muri kiliziya, abandi bajya muri Saint Andre, abandi bajya mu kigo cy'abafrere cya Saint Joseph kiri Nyamirambo. Muri kiliziya ya Karoli Rwanga hiciwe abatutsi bake ugereranije n'abiciwe muri Saint Andre, nubwo nabo bari bake ugereranije n'abiciwe mu kigo cya Saint Joseph. Kubera ko abari aho hose maze kuvuga bumvaga amakuru y'uko Saint Joseph hari benshi, kandi ko abihaye Imana babafashe neza ntawe ubakoraho, bose bagahita bagerageza kuba ariho bajya. Nyuma yo kwica bari bahungiye muri Saint Andre ndetse no muri Karoli Rwanga, bagiye kwica bari muri Saint Joseph kugeza naho bishemo bamwe mu bafurere bari banze ko abatutsi bicwa. Abaharokokeye bahamya ko abatutsi bari bahahungiye barenga 2,000 kubera ko na nyuma yo kubica imirambo yari myinshi cyane igerekeranye. Uwo munsi nanone ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 4 habaye iyicwa ry'abatutsi i Kanyinya muri komine Nyarugenge. Mu 1994 ku murenge wa Kanyinya, abatutsi benshi baho ndetse n'abahahungiye baturukaga mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo bahungiye ku murenge wa Kanyinya. Wari konseye Nzabamwita Joseph yabasabye ko babwira n'abandi bataricwa bakaza kugira ngo bahabarindire babacungire umutekano. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 abicanyi bamaze kubona ko nta bandi batutsi basigaye, konseye yababwiye ko agiye kubazanira abajandarume bakabashakira aho babashyira, ababeshya ko ari ukugira ngo babacungire umutekano. Baraje bababwira ko babajyanye ahitwa Mukana mu gakombe kari hagati y'imisozi bakabarindirayo kubera ko nta ntera hamwe yahamenya. Barabashoreye, babagejejeyo barahabasiga, bababwira ko bagiye kubashakira ibyo kurya. Bigeze ku mugoroba babazaniye intera hamwe zirabatemagura ijoro ryose. Abasirikare bo bajya hejuru y'umusozi kureba ko hari ubasha kubacika kugira ngo bamurase. Barabishe bose, harokoka abana bagera kuri 4 bari bari kumwe n'imirambo y'ababyeyi babo bahindutse amaraso bagira ngo nabo bapfuye. Uwo munsi kandi ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 4 habayeho iyicwa ry'abatutsi kuri kiliziya ya Gishaka i Bumbogo. Mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nkuzuzu hari abatutsi benshi bari bahatuye imbere ya jenoside. Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 intera hamwe zabyutse zivuza amafirimbi yo gutangira kubica, bariyegeranya bishyira hamwe ku gasozi ka Nkuzuzu, birwanaho bakoresheje amabuye, amacumu n'imiheto. Izo ntera hamwe zabicaga zarimo abitwa Nyundo, Vianney, Rubanguza, Karangwa, Gashumba, Rwiyamirira Michel, Habarurema, Emile, Ruhamya ndetse na Rwabuhihi.
barwanye nabo kuva ku itariki ya 7 kwa kane nimugoroba. Interahamwe zibonye ko zigiye kuneshwa ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane nimugoroba, zihuruza abasirikare ba Habyarimana. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane babarasiye kubamara, ari nayo tariki yabaye mbi cyane mu mateka yabo. Ababashije kuharokokera uwo munsi bahungiye kuri paruwase ya Gishaka. Bagezeyo bahasanze umupadiri w'umuzungu witwaga Michel, abasangisha abandi bari bahahungiye muri kiliziya, bari baturutse Rutunga, Rubungo, Nduba ndetse na Jurwe muri Ndera. Padiri yatangiye kubashakira ibibatunga ndetse no kubasengera kuva mu ijoro ryo ku itariki ya 13 y'ukwa kane. Bigeze ku ya 14 interahamwe zirabatera, zirimo abapolisi ba komine Gikomero bitwaga Nyarwaya Michel wari burigadiye wa komine Gikomero, Rubanguka Mathias wari umucungamutungo wa komine Gikomero, Rusatsi wari umuganga muri centre de santé ya Gishaka, ndetse n'interahamwe yari ikomeye cyane yitwaga Savera. Aba bose bafatanyaga na burugumestre Rutaganira Teresifore wa komine Gikomero n'abapolisi ba komine Gikomero. Uwo munsi kandi habayeho icwa ry'abatutsi kuri paruwasi Gatolika ya Musha. Ku matariki ya 12 na 13 y'ukwezi kwa kane mu 1994, paruwasi ya Kiliziya Gatolika ya Musha yiciweho abatutsi basaga 8,000. Ubwo wari burugumestre wa komine Gikoro Bisengimana Paul Mukemba wari umushoferi wa komine na Makombe wari umukangurambaga w'urubyiruko bari kwisonga mu bwicanyi bwahabereye. Komine Gikoro yari yobowe na burugumestre Bisengimana kuva mu 1981. Paul Bisengimana yayoboye interahamwe zibanza gukorera abakobwa n'abagore ibikorwa by'urukozasoni imbere y'ababyeyi babo. Hari nabo bajyanye mu byobo byacukurwagamo amabuye, nyuma y'ibyo bikorwa bakanabiciramo. Paul Bisengimana ufite umugore n'abana 10 yaburaniye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, yemera ibyaha by'ubwicanyi yakoze, akatirwa igifungo cy'imyaka 15. Nanone uwo munsi habayeho iyicwa ry'abatutsi ku Muhororo, ni muri komine Kibirira muri superefegitura ya Ngororero. Mu cyari komine Kibirira, jenoside yabanje kugeragezwa mbere ya Mata mu mwaka wa 1994, cyane cyane mu 1992, nyuma y'imbwirwaruhame ya Dr Mugesera Leon yavugiye ku Kabaya muri mitingi y'ishyaka rya MRND, aho abenshi bishwe barimo n'abo mu makomine ya Ramba na Gaseke muri Ndaro. Na mbere y'ijambo ryo ku Kabaya muri Kibirira habaye ubwicanyi hagati y'itariki ya 11 na 13 z'ukwezi kwa 10 mu 1990, hicwa abatutsi benshi. Barongera muri Mutarama mu 1993 muri komine Giciye, Satinski, Ramba, Kanama, Kayove na Kibirira, nehoze ari perefegitura ya Gisenyi. Hari n'abaroshywe mu mugezi wa Nyabarongo ahitwa ku Cyome Igatumba. Hari abiciwe Kibirira ku bitaro bya Muhororo, harimo abarwayi, abarwaza n'abaganga ndetse n'abandi bakozi bo ku bitaro. Hari abiciwe ku Kiliziya ya Muhororo ndetse no ku icumbi ry'abihaye Imana, harimo ababikira n'abapadiri. Abatutsi ba Kibirira kandi bamwe bafungiwe mu cyari Iga, ikigo gihugura abaturage Igatumba. Yari Iga iri hafi ya hari ikicaro cy'umurenge wa Gatumba. Bashakaga kubatwikiramo, ariko abatutsi bamena ikirahuri baca mu kadirishya gato barahunga. Inama zitegura ubwicanyi zaberaga mu biro bya za komine Ramba na Kibirira, ku biro by'amashyaka MRND, CDR ndetse na MDR, no ku biro bya inspecteur d'arrondissement ndetse n'ahandi mu ngo z'abari abategetsi icyo gihe. Hafi yahoze komine Kibirira hari akabari Bar Ituze karaka Abishuka Charles. Hari n'akabari kuwitwaga Rwanyagatare. Kuri Kiliziya ya Muhororo hiciwe ababikira n'abapadiri batandukanye. Nubwo abihaye Imana bo mu muryango w'abene bikira yo ku Muhororo bo babanje kwirwanaho, ariko nyuma bakaganzwa n'amasasu y'imbunda zazanywe n'uwari burigadiye wa komine Kibirira witwaga Mutabaruka alias Ribenge, nizatanzwe na Hondero, Rwanyagatare ndetse na Dusabe Mungu bari batuye muri centre ya Rusumo muri Gatumba. Uwo munsi kandi haba yicwa ry'abatutsi kuri Kiliziya Gatolika ya Rukara ni muri Kayonza. Ku Kiliziya ya Paruwasi Gatolika ya Rukara hafi y'Igahini hahungiye abatutsi benshi baturutse ahantu hatandukanye. Ku ikubitiro hishwe abatutsi 12 bishwe bagiye kurwana n'interahamwe ngo zireke kubatwarira inka kubera ko bari bazihunganye. Abo bamaze kwicwa nibwo nibyo bahunganye byose byatwawe,
abandi nabo bahita bicwa ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane. Ubwicanyi bwayobowe na burugumesitiri wa komine Rukara Mpambara Jean ndetse n'interahamwe zari ziturutse Murambi ziyobowe na Gatete Jean Baptiste. Nubwo Jean Mpambara yagizwe umwere n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha, abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bemeza ko yari ku isonga ry'ubwicanyi, akaba yarakoranaga bya hafi na Minisitiri Justin Mugenzi na ukomoka i Gahini. Mpambara yanabonetse mu Bufaransa ahaba ashinjura Ngenzi Octavien ndetse na Tito Barahira bayoboye jenoside i Kabarondo, bakaba barakatiwe igifungo cya burundu n'urukiko rw'i Paris mu Bufaransa. Ndetse kuri uwo munsi habayeho iyicwa ry'abatutsi ahitwa Ruharambuga muri Nyamasheke. Interahamwe za Rukoma ziyobowe na Gasasira Welarse ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane zagose abatutsi baho barenga 60 zibahuriza kwa Nyirandimu benshi Asteria zirahabicira. Nyuma yo kwica abo batutsi, Gasasira yahuje interahamwe zari zimaze kubica, arazishimira kubw'igikorwa bakoze, ababwira ko ibyabo bamaze kwica bibahaye kandi ko bakwiye gukomeza guhiga umututsi ahava akagera. Nanone mu cyahoze ari segiteri Ruharambuga ya mbere muri serere ya Kigabiro hafashwe abana 41 n'abagabo 2 babakura iwabo babeshya ababyeyi babo ko babahungishije. Abandi babakuye mu ngo ku gahato babajyana ku cyobo cyari cyaracukuwe n'abahutu mu mwaka wa 1992 ku ishyamba rya Sarabuye, babatama ari bazima. Nyuma yaho bazanye ibishangara byinshi babatwikira muri cya cyobo bari babajugunyemo ari bazima, bagerekaho amabuye ngo nutarashira mu mwuka yicwe n'amabuye. Nanone kuri uwo munsi ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane habayeho iyicwa ry'abatutsi ahitwa Nyakanyinya Imururu muri Rusizi. Mu murenge wa Mururu ahitwa Nyakanyinya ku itariki ya 13 hakozwe ibarura ry'abatutsi bari bamaze guhungira i Nyakanyinya, rikaba ryarakozwe na Patrice mwene Gatukura. Icyo gihe hari hamaze kugira abatutsi nka 800. Inka zabo zatwawe na Conseil Harerimana Jean Bosco, Sendege n'izindi nterahamwe. Haje igitero cy'interahamwe nyinshi zari zivuye Mururu, Nyakanyinya, Miko ndetse n'abajandarume bari baturutse igihundwe bahurira hitwa Hangari baza kwica Nyakanyinya. Barahageze batangira kwica n'ubugome bwinshi bakoresheje grenade, imbunda n'intwaro gakondo, kubera ko interahamwe zari zamaze kugota abatutsi bari bahahungiye kandi zari nyinshi cyane, bamaze kubambura intwaro bari baje bitwaje, mbese byari bikomeye. Nyuma abagore n'abana bahungiye mu mashuri ndetse no mu rusengero rwari ruhari, interahamwe zirurira zikuraho amategura zigata umuriro mu nzu kugira ngo abatutsi bari bihishe mu nzu basohoke babone uko babica. Babonye badasohoka nk'uko babishakaga, nibwo bazanye umuzinga w'inzuki bawubaturamo, noneho bakwira imishwaro barabica. Abandi barimo abagore n'abana babatwikira mu rusengero. Aha hakoreshejwe iyicarubozo ribi cyane kubera ko interahamwe zarabicaga zigasubira inyuma zigasambanya imirambo y'abakobwa b'abatutsikazi. Urugero ni umwarimukazi witwaga Tasienne, bamwishe nabi barangije bamujyaho baramusambanya ngo akiri muzima yari yarabimye. Uwo munsi kandi ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane habayeho iyicwa ry'abatutsi Ikirinda muri Karongi. Kirinda yari iherereye mu cyahoze ari komine Bwakira muri prefegitura ya Kibuye, ubu ni mu murenge wa Murambi mu karere ka Karongi. Hari hubatse ibitaro n'icyicaro cy'itorero rya EPR. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, burugumesitiri wa Bwakira yitwaga Kabasha Tarsisi. Muri jenoside abatutsi benshi bahungiye mu ishuri ryisumbuye, abandi bahungira mu bitaro. Bijejwe gucungirwa umutekano, ariko nyuma yaho baje kwicwa ndetse imirambo yabo bakajya kuyijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Umwe mu bari bayoboye interahamwe zabishe yitwaga Nyiringabo Amani, afatanyije by'umwihariko n'umucuruzi witwaga Semirindi Moyize, wagize uruhare rukomeye mu kugura imihoro yo kwica abatutsi, ndetse n'imodoka ye yifashishijwe cyane mu gutwara imirambo kuyijugunya mu mugezi wa Nyabarongo. Ikirinda hazwiho by'umwihariko bariyeri yitwaga intebe y'urupfu, naho hiciwe abatutsi benshi. Jenoside kandi Ikirinda yahuriranye n'inama y'itorero rya EPR ku rwego rw'igihugu yari hateraniye. Bamwe mu bapasitori bari bitabiriye iyo nama barishwe hamwe n'imiryango yabo.
wari umuyobozi wa EPR ku rwego rw'igihugu Pasitore Twagirayezu Michel yagize uruhare rukomeye mu kubicisha. Uwo munsi kandi w'itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane mu 1994 habayeho iyicwa ry'abatutsi muri chapelle ya Gitwa muri Rutsiro. Iyi chapelle gaturika ya Gitwa yahungiyemo ndetse yicirwamo abatutsi benshi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Aha mbere hitwaga mu Gitwa ariko nyuma haje kwitwa Inyamagumba. Hari haherereye mu cyahoze ari Serire Rugina, segiteri ya Kibingo, komine Mabanza muri prefegitura ya Kibuye. Iyi chapelle yari ishamikiye kuri paruwasi gaturika ya Kongo Nile, yari iyobowe n'umupadiri w'umufaransa witwaga Medron Gabriel, nawe wagize uruhare muri jenoside. Mu Gitwa hari hatuye abatutsi benshi b'abagatulika, ari nayo mpamvu nyamukuru bahungiye kuri chapelle ya Gitwa. Bari bizeye kuzaharokokera ariko siko byagenze. Ikindi nuko hari mu mpinga y'umusozi ku buryo bumvaga byabafasha kureba neza ibitero no kwirwanaho bibaye ngombwa. Abatutsi bahungiye kuri chapelle ya Gitwa bari baturutse mu bice bitandukanye birimo mu Gitwa nyirizina, Serire ya Gitarama, Buhoro, Ruhingo na Kabiraho zo muri komine Mabanza. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa kane mu 1994 kugera ku ya 13 y'ukwezi kwa kane nibwo ibitero byagabwe kuri chapelle ya Gitwa, ndetse wari burugumesitiri wa komine Mabanza Bagirishema Ignace yagiyeyo. Agezeyo abaza abatutsi bahungiye, bamubwira ko bagiye kuri chapelle ya Gitwa. Aravuga ngo bahungiye mu mpinga y'umusozi wa Nyamagumba, kubera umusozi wa Nyamagumba wari mu Ruhengeri naho biciraga abatutsi benshi guhera mu 1959 na nyuma yaho. Uko niko hahise hitwa Inyamagumba, ku buryo n'uyu munsi hari abakihita gutyo. Ubuhamya bw'abaharokokeye buvuga ko muri jenoside yakorewe abatutsi ahiciwe abarenga 9304, bakaba bose bashyinguye mu rwibutso rwa jenoside rwahubatswe. Abatangabuhamya bakomeza guhamya ko burugumestre Bagirishema yagize uruhare rukomeye mu kubicisha, nubwo yaje guhanagurwaho icyaha n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda rw'Arusha. Abandi bagize uruhare mu kwica abatutsi Igitwa harimo wari brigadier Rwamakuba Emmanuel, Hakizimana Deo wari umunyamabanga wa komine Mabanza, Benimana Raphael wari burugumestre wa komine Rutsiro, Mabura Kindi Isidore wari burugumestre wa komine Kayove n'abandi benshi. Nanone kandi kuri uwo munsi ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane habayeho ubwicanyi bwakorewe abatutsi ku mashuri abanza ya Mbogo Ikinyamakara ni muri Gikongoro. Kuri komine Kinyamakara ku mashuri ya Mbogo n'umusozi wose wa Mbogo muri rusange ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane hakusanyirijwe abatutsi benshi biyari komine Kinyamakara n'abari bavuye Gikongoro mu mujyi n'ahandi. Komine Kinyamakara yoborwaga na burugumestre Munyaneza Charles. Uyu niwe wagiye guhuruza abasirikare n'abajandarume barimo Colonel Simba Aloys, barabarasa bafatanije n'intera hamwe zari zitwaje imihoro, ubuhiri n'ibyuma byo gutema ibyatsi byose bishyashya n'udufuni. Ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane mu 1994 hishwe abatutsi bagera ku 3000. Abari ku isonga mu bwicanyi ni Mugemana wari brigadier, Munyakanyinya wari OPG, Gasasira Alphonse wari ushinzwe urubyiruko, Gasirabo Jonathan wari umwarimu mu mashuri abanza n'abandi. Nanone kandi kuri uwo munsi haba yicwa ry'abatutsi ahiswe kuri Escalier ni ku Muhima muri Nyarugenge, ndetse n'ahitwa Inkomangwa muri Kayonza. Kuva ku itariki ya 13 kugera ku ya 14 y'ukwezi kwa kane mu 1994 abantu b'igice kimwe cya Muhima munsi yahoze gereza ya Nyarugenge ahitwa mu mudugudu w'Umwezi mu cyahoze ari Serire Ruhurura, hari intera hamwe n'abasirikare bakusanyaga abatutsi muri icyo gice bakabamanura bakabajyana hiswe kuri Escalier, bakazibamanuraho babatemagura babahonda imitwe mu muhanda wa kaburimbo, abandi bakabarasa. Aho hantu hiciwe abatutsi benshi kuko kuri uwo muhanda bari barahashyize na bariyeri itega abanyura muri kaburimbo, nabo bakabica bakabarunda mu muhanda. Kugeza ubu ikibabaza abafitanye isano n'abiciwe aha ngaha nuko iyo mirambo batazi aho yajyanywe ngo bayishyingure mu cyubahiro. Zimwe mu ntera hamwe zagize uruhare mu kwica aba bantu zabashije kumenyekana harimo Ndemeye Nikodemo wari umukuru wazo, Gashayija Etienne, Charles, Rurangirwa Jean Paul wakatiwe igifungo cya burundu n'inkiko gacaca
akaba afungiye muri gereza ya Mageragere n'abandi. Kandi mu kagari ka Nkomangwa mu murenge wa Kayonza ku matariki ya 13 n'iya 14 hiciwe abatutsi benshi cyane, banabwira abana bari bakiri bato ngo nibaze babajyane ku mashuri kandi banabajyane kuri Muhazi. Bivugwa ko ahangaha haguye abari hejuru y'136 bo mu murenge wa Munyiginya n'abandi batazwi umubare bari baturutse imihanda yose. Bukeye bwaho ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 14 Mata mu 1994 ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi ryarakomeje mu gihugu hose, kandi rikoranwa umugambi karahabutaka wo gutsemba abatutsi bose kugira ngo hatazasigara n'uwo kubara inkuru. Uyu munsi rero habayeho bumwe mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu zahoze ari perefegitura za Kigali Ngari, Gikongoro, Kibuye, Kibungo, Cyangugu n'ahandi. Nk'ubwo uwo munsi habayeho iyicwa ry'abatutsi kuri ADPR Maheresho muri Nyamagabe. Ku matariki ya 13 n'iya 14 Mata abatutsi biciwe Maheresho n'interahamwe n'abajandarume bari bahamagajwe na burugumesitiri wa komine Rukondo Hategekimana Didas afatanije na Pasteur Emmanuel Hakizimana wa ADPR Maheresho. Barabanje bica Pasteur w'umututsi Evariste Rwabihinda. Uwo munsi mu rugo rw'ababyeyi bo wari Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Nzamurambaho Frederico wari mu bayobozi b'ishyaka rya PSD, hiciwe abatutsi bari bahahungiye bahizeye imbaraga kubera ko bumvaga ntawe uzabasangayo. Ubwicanyi bwakorewe abatutsi Imaheresho bwayobowe na burugumesitiri wa komine Hategekimana Didas, Munyambuga Jean Baptiste wari perezida wa MDR muri komine Rukondo, umuhungu wa Twagiramungu Jean wari umukuru w'interahamwe, Kagimbura Martin wari umwarimu akaba na vice perezida wa MDR, Munyandinda Joel wari umugenzuzi w'amashuri abanza, Bikorimana Gaspard wari umwarimu, Nyagatare Cyprien wari umwarimu, Hakizayezu Jean, Mageza Onesphore, Bukeye Alphonse, Gashugi Damien, Ntahompagaze Antoine ndetse n'abandi. Ubwicanyi bwakozwe n'abicanyi n'abajandarume bari bavuye mu kigo cyabo cya Gikongoro. Uwo munsi kandi habayeho iyicwa ry'abatutsi bari bahungiye ku ruganda rw'icyayi rwa Mata muri Nyamagabe. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 4 abatutsi bari bahungiye mu ruganda rw'icyayi rwa Mata ndetse n'abandi bahaturiye batangiye kwicwa. Abamenyekanye banashyinguye ku rwibutso rw'urwo ruganda n'abantu bagera kuri 380. Ababigizemo uruhare ni sous-préfet wa Munini Biniga Damien, Ndabarinze Juvenal wari umuyobozi w'uruganda rwa Mata, Mugirangabo Silas wari burugumesitiri wa komine Rwamiko, Hakizimana Ildefonse wari perezida wa MRND Power muri komine Rwamiko, Surugumwe Sylvestre wari perezida wa MRND, Muriro wari perezida wa CDR, Museruka wari OPG wa komine Rwamiko ndetse n'izindi nterahamwe. Kuri uwo munsi kandi nanone ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 habayeho iyicwa ry'abatutsi bari bahungiye kuri segiteri Gati. Uyu munsi ni mu murenge wa Gati mu karere ka Rwamagana. Ubwicanyi bwari buyobowe na Rutagengwa Jean-Marie Vianney wari umukuru wa MRND. Uyu nguyu ni wakanguriye kwica muri Gati. Interahamwe yari ayoboye zamusabye gusatura umututsi kazi witwaga Konsesa Mukandori ngo barebe uko ubwonko bw'abatutsi bumeze. Arabyemera, bahita bamuca umutwe barawusatura, ndetse n'umugabo we witwaga Rwabukame bahita bamutsindaho. Bari bafatanije ubwicanyi na Yosua Bigabiro, Kagubari Nibivugire n'uwahoze ari diregiteri w'amashuri ya Gati. Uwo munsi kandi ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 4 habayeho iyicwa ry'abatutsi bari bahungiye mu kigo cy'ishuri rya Bene Bikira mu Birambo. Bagabweho ibitero byari bigizwe n'interahamwe, abasirikare, abajandarume bari bayobowe na burugumesitiri wa komine Bwakira Kabasha Tarsise. Bicishijwe imbunda, imipanga, amacumu, grenade n'ibindi. Hiciwe abatutsi barenga 5,000. Ikindi nuko abicanyi batwitse imirambo myinshi. Bakoresheje essence ndetse baje kuzana n'imashini zo gucukura ibyobo byo kujugunyamo imirambo hafi y'ikigo cy'ishuri. Nyuma y'uko imirambo ibaye myinshi cyane, bacukuye ikindi cyobo hafi y'ishuri ry'Urumuri. Imodoka z'abacuruzi nizo zatwaraga imirambo zijya kuyijugunya muri ibyo byobo. Uwo munsi nanone
habaye hicwa ry'abatutsi kuri paruwasi gatolika ya Kibeho muri Nyaruguru hari ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kane mu 1994. ubwo kuri kiliziya ya Kibeho interahamwe zifatanije n'abategetsi zirimbura abatutsi barenga 25,000 bari bahungiye kuri kiliziya no mu nzu za paruwasi gatolika ya Kibeho. Abatutsi babanje kwirwanaho bifashishije ibikoresho bari bafite. Abatutsi bashoboye guhangana n'igitero cyo ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane barakinesha. Interahamwe za Kibeho zagiye gushaka abandi bicanyi bazifasha, zibigeraho ku bufatanye n'abategetsi bakuru bo muri superefegitura ya Munini bayobowe na superefe Damien Biniga. Bazana abajandarume n'interahamwe zivuye Imata, hari n'izavuye Ruramba, Mudasomwa ndetse n'ahandi, bakoresha amasaso na za grenade. Igitero cyatangiye ku isaha ya 7 z'amanywa kugera nimugoroba. Padiri Pierre Ngoga yasabye abatutsi bake cyane bari barokotse ubwo bwicanyi kureba uko bahungira i Burundi. Nawe afata aba yarashoboye mu modoka ye abajyana i Butare, aza kwicirwayo n'abasirikare atanzwe na mugenzi we w'umuhutu witwaga Padiri Anaclese Bahinde nawe uvuka i Kibeho. Mu bicanyi ruharwa bayogoje Kibeho harimo superefe Damien Biniga, burugumesitiri wa Mubuga Charles Nyiridandi, wa Rwamiko Silas Mugerangabo, Juvenal Ndabarinze wari umuyobozi mukuru w'uruganda rw'icyayi rwa Mata, agronome Bakundukize Innocent, Padiri Emmanuel Wayezu wayoboraga urwunge rw'amashuri Marie Merci rwa Kibeho, assistant médical Rutazihana Nathanael, Kayigamba François Xavier wari ushinzwe amasomo mu rwunge rw'amashuri Marie Merci, Karekezi Fabien wari ushinzwe discipline muri iryo shuri, Fatikaramu Hormisidas nawe wari umwarimu muri iryo shuri, umupolisi witwaga Atanaze Saba n'abandi. Kuri uwo munsi nanone habaye icwa ry'abatutsi bo mu murenge wa Munyiginya muri Rwamagana. Uyu munsi ubwo ni mu murenge wa Munyiginya ahitwa kuri Sayi. Ni ahantu hari ihuriro ry'insinga z'amashanyarazi agaburira akarere ka Rwamagana. Mu 1994 aha habaga uburinzi bukomeye bukorwa n'abajandarume. Jenoside itangiye, abatutsi bari batuye aho ngaho i Munyiginya bahungiye kuri icyo kigega cy'amashanyarazi bahizeye umutekano kubera ko bari bazi ko abaharinda nabo bazabarindira umutekano. Ku matariki ya 10 kugera ku ya 12 y'ukwezi kwa kane mu 1994 hari hamaze guhungira abatutsi benshi, harimo abana, abagore n'abagabo. Ahiciwe abari hejuru y'ijana. Mu ijoro ryo ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kane abatutsi bari bahahungiye bishwe n'interahamwe n'abasirikare bari bahari barabafasha. Uwo munsi nanone kandi habayeho iyicwa ry'abatutsi bo mu murenge wa Kibungo muri Ngoma. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kane kuva mu gitondo ku isaha ya 2 igitero cy'interahamwe zitwaje intwaro zitandukanye kinjiye mu bitaro bya Kibungo. Gisora bari bihishe baherereye kuri maternité, bagenda babicaza munsi y'igiti cyari gihari aho bitaga mu Muduha kugera saa 4 z'amanywa. Icyo gihe ntabwo bishwe, bagira ngo bamenye uko bangana baze kugaruka biteguye neza kubica. Ahagana saa 9 z'amanywa nibwo interahamwe zagarutse zitangira kubica. Babatiyemo amagrenade bahereye ku bari bahungiye ku biro bya komine Birenga. Bwarakeye ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane igitero kiyobowe n'interahamwe ruharwa yitwa Cyusa ashyiraho amakipe ajya kwica ahantu hatandukanye mu bitaro, Irukira, kuri ekonoma ya diocese n'ahandi. Interahamwe zirimo witwa Shumbusho, Birasa ndetse n'abandi zagiye zigamba uko zakoze akazi kuri komine Birenga no muri ekonoma general. Abo mu bitaro biciwe aho urwibutso rwa Kibungo rwubatse barimo bitwa Maria wo kwa Gatare na murumuna we witwaga Nyirankware, bari abakobwa ba Gatare, Mukankuranga n'abandi bari bavuye Kazo na Karama. Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 1994 nibwo inkotanyi zageze ku bitaro zishobora kurokora bake bari basigaye babarirwa ku mitwe y'intoki. Aho ku bitaro bya Kibungo inkotanyi zakomeje kuhazana n'abandi zashoboye gusanga ari bazima bakomeza kwitabwaho.
mu buryo bw'iyicarubozo rikomeye n'umubabaro ntagereranywa. Abatutsi batagira ingano bo mu duce dutandukanye tw'u Rwanda bishwe kuri aya matariki twavugaga. Amazina yabo ntazava mu mitima yacu, kandi amateka ntazibagirwa ubunyamaswa n'ubugome ababishe bari bafite. Izi nkuru twazikuye mu gitabo Rwanda 1991 1994 itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, cyanditswe n'iyari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG. Uwateguye iki kiganiro ni Bizimana Christian. Mwakoze cyane.